yitwa Ishimwe Vestina urimbana na murumuna we Kamikazi Dorcas, bazwi mu itsinda rya Vestina na Dorcas mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana hano mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange n'ibihugu by'i Burayi. Ubutumwa bwabo bwamaze kugerayo. Uyu rero Vestina, Ishimwe Vestina, yagaragaye abuza murumuna we kwishura mu byo gushaka akiri mutoya, amwibutsa ko aramutse rwose ashatse akiri muto ashobora guca inkoni akaba yanamudiha. Ishimwe Vestina rero yayishuye ko amezi 3 yonyine amaze ashatse yamugoye ku rwego rwo hejuru, ku buryo rwose ngo yagereranyije gushaka nko kujya mu gihugu utazi bisaba kubanza ukakiga neza. Asaba Dorcas kwitondera ibyo gushaka akiri mutoya. Ni ibintu byatangaje abantu, ngira ngo wenda ingo ibintu byo gushaka cyangwa se ingo ziri hano hanze, abanyamasengesho mujye muzisengera. Mu kiganiro rero yajyanye n'igitangazamakuru kimwe mu bikora hano kuri YouTube, yavuga ati byarangoye rwose sinababeshya, natekereje ubuzima nari ndimo na Dorcas, maze gushaka rero numva mbaye nk'umuntu uri njyenyine, ati murumuna wanjye ntazashaka akiri mutoya. Ati ati baze ashatse akiri muto namukubita, ati nafata inkoni nkamukubita ashatse akiri muto. Yavuze ko ngo ari igihe yajyaga asigara arimo kurira we mu gihe abavandimwe baje kumusura bamaze gutaha, akumva ngo asigaye wenyine agasigara arimo kurira, ariko agakomezwa n'inama umubyeyi we adahwema kujya amubwira ko agomba kwicara hamwe akubaka akareka ibintu by'imitoto. Mama we rero ngo yigeze yabwira mama ati nyohereza Dorcas, aramubwira ngo ntabwo nabatanga muri babiri, ngo amwohereza agasaza ke, ariko ngo iyo baje kumusura arababara akagira agahinda. Icyakora Vestina we yavuze ko kugeza ubu ataramenya byinshi bijyanye n'urugo, ariko yibutsa abantu ko badakwiye gushaka bakiri bato, kandi ushaka kumenya iby'ingo akwiye kubanza nawe akajya gute agashaka kumva ukuntu ibintu bimeze. Ishimwe rero Vestina yakoze ubukwe ku itariki 5 Nyakanga mwaka wa 2015 n'uwitwa Idirisa Odalabogo. Kamikazi Dorcas we yasutse amarira nyine ubwo yasobanuraga agahinda gakabije cyangwa depression yatewe n'umuvandimwe we Ishimwe Vestina bakuranye bakaririmbana. Ati rwose nagize agahinda nyuma y'uko Vestina ashatse, nibaza ko nanjye nsigaye njyenyine, numva bigaragaza urukundo hagati y'abavandimwe bombi. So rero nyuma y'imyaka 2 bombi bakorera umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, ariko cyane cyane mu bintu bijyanye n'ibitaramo, ubu aritegura kujya gutaramira muri Canada hagati y'tariki 18 Ukwakira n'iya 15 Ukwakira umwaka wa 2025 nyine. Ni ibitaramo 4 birimo icyo mu mujyi wa umwe mu mujyi yo muri Canada, yego, ndetse no mu matora agiye atandukanye muri iki gihugu cya Canada, niho bazajya gutaramira Imana cyangwa se no gutaramira abakristo bo muri icyo gihugu. Ngayo nguko rero niba biri kuvugwa muri gospel, cyane cyane iki twatugendereye no gutangaza ko hari igitaramo kirimo kirategurwa na Kamikazi Dorcas na Ishimwe Vestina muri Canada kuri izo tariki 18 Ukwakira, ubwo nejo ni ukwa 11. Yego, kandi subscribe, like, tujye tubana umunsi ku munsi. Ciao ciao.